Dabo hagati n'igiki kiryoha nk'inyama. Ni bike biryoha nk'inyama. N'ibiki nyine. N'ibiki? Nako n'ibyo nzi. Ibindi kuko ikintu kimwe kiryoha ni kimwe kurusha inyama ahubwo. Wiyembaza kuzana urabizi. None se Dabo ko numva avuga ngo ikintu kiryoha cya mbere kuri iyi si ngo ni umugore araryoha. Ibintu biryoha siko bitestinga n'ururimi bavuga ngo testing. Bavuga ngo wivutange ariko nabyo mbese. None umugore wari igipimo wagira kacu babupimira akaryoshye. Zibagiweho ziciriweho. Zibagiweho nako nanye. Ngo ziciriweho. Erega nkunda inzoga. Ariko nayizo mu mufuka w'ibigori babaciye. Naho ni inyama zibagiweho cyangwa ziciriweho. Zibagiweho. Zibagiweho. Okay. None se kari akabari kari hafi yo muri 40 hafi iwawe ku ntebe y'ingwe. Bahise ku ntebe y'ingwe byagenze bite Dabo? Mbaza byura mugabo. Ushobora gukunda ibidukikije cyangwa gukunda gusura mu pariki. Nyirako wabyise naje kubyandikisha. Ari none se ari wowe ninde wafunze izina mbere hari wowe kuri 40 nawe agashaka ku ntebe y'ingwe. Hano nawe ninde washatse hano umusaza afite amafaranga. Ariko nije mutanze mu gakino k'akabari. Waramutanze. Nje ataragura cya kibanza ubwacu. Iwe muraho mumeze mute? Nanjye ndaboneze neza. Nitwa Yvonne Mugabo uyu munsi nagarutse. Mpuriye ahantu n'abagabo babiri. Umwe agiye kumbera umunyamakuru undi agiye kubaza mugenzi we. Niba ndi babaza amazina niba ntibayabaza sinzi ushaka kuyavuga yavuge murakoze cyane. Vuga ko duhuriye ahantu mu kabari. Mu kabari harya? Duhuriye mu kabari. Witwa nde? Banyita Dabo. Dabo. Irindi? Iryo bazina ababyeyi bakwise? Twambazimana Innocent. Twambazimana Innocent. Ni Innocent gutyo. Mutagatifu. Mutagira icyaha. Okay, ngiye rero kibuga cyanjye bwere undi muturanyi araje duhe story ukuntu byagenze. No kintu tubesha araguhakanye murakoze. Nanjye banyita Flip kuwangiyo. Nanjye ndi umunyamakuru hano mu Byangabo. Ubwo rero ikiganiro cyanjye na Dabo muzi ubundi bamwita Dabo Head. Niko bakwitara? Ngo iki ubwo n'umunyamakuru Dabo Head. Umugenzi wanjye mvuga ngo urampakanya. Ngira ngo uzabwa nitugiye kuja impaka. Nose urampakanya ku mazina yanjye. Je amazina yanjye nitwambazimana Innocent. Ariko nitwa Dabo niryo zina banziho. Ubwo iryo ngiri niryo bye banyise twambazimana. Kabaye umunyamakuru n'ubazo se Dabo ryavuye hehe rikomoka he? Dabo ni story ndende. Ni story ya kera. Iyo story so bayitugejeje ko kumva. Ni story yo kuva za 2010, 2019, 2008. Nubwo ni kwa kundi ubwo tavugenge yazaga abantu abapeti bafana jefana Jepoli abandi fana Green P abandi fana Paxoni abandi nayo ngwate mfana Double G ariko nyine abura ngikora no two nyine bavuga ngo ngo urukomesha nayo nanutse cya byatari ariko ari ni form gusa wibonera tu twambaraga kake hano mu byanga muri Jesse muneza Jesse byanga twambarira kake bati wa Petro kubesha wabona kake ukabura wabona umutwe ukabura umuntu wabona inoza bano bakavuga ati wapona ngo Double G kuri Double Head manze kwibaza Double Head bisobanura iki uwo munsi ndarambimenyera bishakisha ndabimenyera ko Double Head biba mari cyumweru bibiri ndi ku Rwanda nkabona birambangamiye avuga ati kubintu burana nabyiga gute kugira mbane nabyo nigira inama kujya nabwo ati salama mwana salama Double Head wati meze bita musaza Double Head wambonye se gake nyine bigenda byakera nabo barabyo none bamaze kubikunda babonye ntaco bintwaye nibwo babikunze nabo
bonyine sinzi icyo babikora ko ntiwabikoze babona ni byiza izina ryamamara gutyo bo bibivuga bashaka kusereza ariko ubona nta kintu bintwaye barabinkundira tu biramumara birangira wabaye double head ubwo mbese wabaye umugabo w'imitwe ibiri sumbona double head ndoze n'umbona wowe n'umuramo none se kuki batakwisesa cyane bwankoboje vuba bwankoboje vuba none se kuki batavuze ngo ni double head isa cyane buri ko ntabwo ndaniyogoshesha na rimwe ntabwo uriyogoshesha na rimwe kuva ntabwo nzaniyogoshesha uretse rero nk'uko nakwiyogoshesha ngo n'umukwafira agacisha nk'umuco nk'ahana nako ntabwo nakwiyogoshesha kubera iki impamvu ubundi ntabwo najyaga umusatsi mwiza nese ko bavuga ko ubwanwa butera icyaka aho ngaho ubwo bwanwa bwawe ntabwo ari bwo butuma ukunda inzoga cyane bababesha icyaka umuntu yakivukana none icyaka ni icyorezo icyaka umuntu yakivukana nk'umubyeyi nagize nk'imyaka 5-6 mu rugo ducuruzwa rwabo ni njye wozaga amacupa nkagenda nkasoma najya mu rugo nanywa amazi bikanga amazi yarakunaniye ubuzima bwanjye ntabwo nanywa amazi ni iyihe nshuro ya nyuma wibuka unywa amazi ntabwo amazi uri kuyanywesha ibinini gusa kuri uko biseka cyangwa uzanywa amazi ari uko warohamye ayo kurohama sinkunda koga naye mafaranga umuntu yaguha ukanywa amazi amazi cyese amafaranga ari munsi y'icupa nako ari hejuru ari munsi y'icupa nakwemera wakwemera ukanywa amazi ariko ari hejuru y'icupa ntabwo nanywa amazi ayo mafaranga nahita nyaguramo icupa ariko wakera wagiraga umusatsi mu ninjye wa mbere ariko ubu ngerageza kuwendeye nasubona ko afite akarende ingota irende none se dabo kubuza ngo kera wagiraga umusatsi mubi uwo musatsi wawe mubi bawitaga uwo ni injwiri ni irende ni iki wowe ubyumvise ntabwo wabimenya nako mbikubwiye nawe wabimenya hari ukuntu umuntu afite umusatsi kuvuga ati umusatsi kabisa kuriya amamerero yazo amasaka ari amasaka binika akasa umukara bagiye kuyakoramo ubushera cyangwa iki nk'uko wayafata ugasiga umuntu kore ukayamadika mu mutwe niko kumeze ku buryo bazaga no kuba ubundi twaba mbere 2008-2007 tukiga primaire bazaga twogoshe nyine mu bantu bafite imisatsi myinshi kure batagupimira ku kigero cy'abari nyine ngo barebeshe amaso bagakoraho bakumva uko bakufata ngo ushobora kuba ari mwinshi ukagereranya nagiye ku musatsi mubi byataye no ku bwanwa nubwo uvuze ngo ubwanwa bwawe bugaragara neza n'ubwanwa bwawe buri mwinshi ako ndagerageza ndabihindura icyango nakoresha hano ndagerageza ngikoreshe nangaha baguca ngaho se uri gusokoza ubwo bwanwa bwawe kugira ngo bube bwiza no mudamu wanje benkorera afite saro se ntabwo afite saro ariko aragerageza mu rugo gake gake cyangwa arabusokoza nk'uko asokoza umusatsi arabigerageza kubinkorera nta n'umwanya mba mfite wabyo ariko ngo kera wowe urateruye ibyuma wari ufite 6 pack ubu ntubibona se ntabwo ndi kubona ngewe mfite abana 2 ariko na n'ubu wabibona ndetse abana batwara umubiri abana n'umugore bashyira kuri regime bikomeye nibura n'iri cupa rifuza gukora cyane kugira ngo urigere bisaba gukora cyane icyambere none se dabo icyambere nanjye mubwira iby'amacupa nako by'amarejime n'abana n'umugore umugore woza umwana n'umugore ni ibibazo umwana azamubwira ngo warase wabuze akazi umujye nizi igifunira igifuni inkora amubwira ngo wabuze akazi se umugore azamubwira ngo wabuze akazi uburwaye ukamubwira ati meze nabi wenda nugera ufite hangover cyangwa umutwe uri kukurya cyangwa wananiwe akazi kabaye kenshi wamenye waramenye beto barabata kwishyura mu gitondo gusanga mu burira tumeze utete ni sawa none turarya iki kandi kubona urembye ugaza kumva reka nyine bishoboka ubundi abapapa ntibarwara ariko niyo yarwara ngo mu mufuka ntihaba harwaye dabo nibyo ra
bavuze ngo umupapa ararwara mu mufuka aba yararwaye mu mufuka ni wambere harwara. none se dabo muri 2014 na 5 na 6 naho abakobwa birukangaga ku basore bateruye cyangwa ni ubu ngubu gusa? Bokeraho ntiwabyumvaga abagabo bafite ibigango uretse n'ejo bundi 2010 no mu mateka turabyumva abasore bafite ibigango ntubyumva mu mateka. Ibigango zino ijambo rya mu gitondo ibyo nibyo bya gatatu n'ibya 6 pack ni ibiki bisibije mu gitondo. none se byarakoroheye guhitamo uwo muzabana kandi wari umaze kuba uri umusore ukunzwe cyane? Tuzabana byantwaye igihe nyine byasabye kugira ngo manze bidagadura. Byasabye kugira ngo manze bidagadura. Ariko ikipe ntiyitoje. Washatse umugore ku myaka ingahe dabo? Ni myinshi. Nka 30. Oya 28, 27. 27. Hafi 28. Sikubura neza dabo. Umuntu ushatse umugore kuri 28 aba afite imyaka myinshi. Cyangwa no mucyo we. Hano wa mubyango ariko ni myinshi. Hano ni mu cyaro. Hano mu cyaro hano mu cyaro ugana umwana hano mu byango bunakosore ese mu cyaro ni mu mujyi kunganira Musanze utsindwa turokome ukaje mu rugo gahinga imyaka 2-3 wande wagiye muri superieri gukomeza amashuri ugasanga byaye kabiri urumva aho niba yahebye kuje gukomeza segonderi ibirayi byabuze iyo wagiye gukomeza segonderi usanga waho yaragutaye ugahita guhita wishakira umugore. Uravuga ati surana akazi kabuze kora akazi kabigoye kukabona none nje nakora iki bijyanye n'abandi n'inyama uryaho inyama mbyumva n'abandi ubyumva ntabwo urarya ku nyama se inyama ndazijya ariko ni ku icyo giti noneho reka ngwereze kino giti nawe urya inyama nubwo wumva abandi babivuga nawe yifatiye ibyo ureba. Iyi ni inyama ntabwo ari igiti. Ni inyama ntabwo ari igiti. Njye numva bavuga ngo ni igiti. Dabo ni igiti kiryoha nk'inyama. Ni bike biryoha nk'inyama. Ni ibiki nyine? Ni ibiki? Nako n'ibyo nzi. Ibindi kuko ikintu kimwe kiryoha ni kimwe kurusha inyama ahubwo. Wiyembaza kuzana urabizi. None se Dabo ko numva avuga ngo ikintu kiryoha cya mbere kuri iyi si ngo ni umugore araryoha. Ibintu biryoha siko bitestinga n'ururimi bavuga ngo teste. Bavuga ngo wivutange ariko nabyo mbese. None umugore wari igipimo wagira ko bapimira akaryoshye. Njye numva bavuga ngo umugore araryoha. Iyo bavuze ngo icupa riraryoha baravuga ati ifite volute runaka umuntu ushaka gusinda yasinda. None umugore karyoha ku cyiciro cyo wamenyera umugore uryoha ari wowe. Nyine ndi kukubaza wowe njye nta mugore ndashaka. Hanyuma wowe wamushatse bavuga ngo umugore araryoha wasanze koko umugore aryoha. Umugore aryoha uko yabyaye. Iyo yabyaye nibwo aryoha. Aryoha se wabonye abana yakubyariye nyine. Yego rata. Ese nibyo baba bashatse kuvuga ngo umugore araryoha. Niko nje mbyumva. Aryoha kubera ko yakubyariye umwana. None se atakubyariye umwana ntabwo aryoha. Nk'aba bandi babyara. Kucyanye gitana urumva ko umugore yawe aryoshye gerero. Hanyuma rero ufata ngo ngo araryoha. Mwese inyama iraryoshye. Kubera ko yasizwe ibirungu, kubera ko yacomwe yahiye. Ubwo nubwo niba atabye umuntu niba nta musaruro araguha ubwo ntabwo baryoshye. Ari byo twavuga n'ubwo n'indazaba ziryoshye. N'indaya? Ibyo uvuze ni ukuri. Rwose indaya ntiziryoha ubundi. Ukisurikira itaryoshye. Ukiza kwireba mu gitondo ukicuza. Nibyo iba yagukoreye. Nibyo iba yagukoreye. Impamvu wicuza. Waba wigeze ugura indaya? Narayiguriwe. Resitora rero. Warayiguriwe? Wowe ntabwo waba bashaka kuyigurira? Ndabona abantu barashaka kuyigurira. Ahubwo
tutendende yambayeho ni umutwe w'abana we barumvika turi kumva ahantu mu kabari gaciriza nyine kandi agaswa baraciringa nyine ubwo yari afite amafaranga abona yenda yaramubwira ati njyewe uyu muhungu namukunze kora igihagararo n'ikibigango nari mfite abona ko ari nje boss warakoze baba nabona ko ari nje boss narambwiye ko yankunze umucuti yanjye agakonesha agaciro avuga ati none uraka ari boss nyine bigende gute barariciririkanwa byose njyewe nyine ngenda banyobora aho ndarara ntazi n'ibyari byo nta n'ikintu bambajije mu gitondo ni ubwa mbere nari mbonye n'imfura kandi ubwo bwa nyuma nayibonye sinzi nimba ari n'izindi z'imfura gusa ko mu gihugu nta mfura ziba mu ndaya uko sitori imeze bose yakuguriye indaya yaketse ko ari wowe bose kubera kuyobora aho ujya kuryama bose namushage ibigango none se dabo iyo ndaya wasanze ryoshye nk'uko watangiye uvuga ngo umugore araryoha umugore n'indaya ubwo iyo ndaya wasanze ryoshye nari kurangiza umuhango ubu wambwira ngo njya ngo nabiteguye nigeze mbigambirira nijye gusanga ndabyutse ntabwo utuje ngo njye ku gihe we bamuguriye indaya atabishaka ndavuga ati byanze umusuje ngo njye ku gihe ndabitekereza numva ndavuga ati byanze bikunze none se dabo amafaranga bose yatanze ngomba kuyagaruza wakoze kugira ngo amafaranga ya bose yatanze uyagaruze apfuye ubusa uzaba ni umugabo ntawe mubaniye se dabo wanze igihombo we nimba wagiye mu kintu kijye mu kigiyemo none se wasanze ko kwita byose urebye ni hafi aho kuko ikintu kitanaryoshye nanone ntiwakwiyongeza ntabwo wasubiraho ngo wiyongeze se oya ntabwo kuvuga ngo ukwiyongeza ngo usubirayo ni urwapfa ko abantu ukoze ka mwakwita ikigwari wakoze tungane urebye ni nk'utu tune warabyutse uragenda se nagumye ndamubesha ngo ngeze mfite hangover nanze kandi abutwa duturu ndavuga ati reka manze azanebwire bose ko namuhoreye nawe amafaranga ye naho ngora ko kimaze byabyanga noheli dabo hano mu byangabo urebye imiterere yaho wowe navuka n'aba ubona ubuzima bwawe waba ubayemo n'abandi bo mu byangabo ubuzima bwawe urabona ufite ikihe cyerekezo bitewe n'ubuzima waciyemo hano mu byangabo byanga ariko ni sawa ntayo byanga biroroshye kubona akazi byanga bo bifite amaresitora bafite amahoteli naga na mote nambeshe bifite utubare nyine duciriritse n'utwisumbuyeho ifite kaminuza kavemo Busogo izaye Busogo ifite segonderi zigera muri eshatu nyita boarding ifite ama externe ziraza bita ngo nayo ikintu cyazakora mu byanga babiri kirashoboka ko cyazamuka amana ndetse mu byanga nizovuga za Kigali ntabwo nasibamo Kigali ntabwo haba kandi abantu benshi bavuga ngo bazagwa muri Kigali ngo bafite impamvu benshi bavuga ko bazagwa muri Kigali noneho muri Kigali ntiwajyayo ngo bafite impamvu bazagwamo njye nzagwa mu byanga uzagwa mu byanga okay nyose dabo hano mu byanga bo duhuriye hano mu kabari dusanga uri kumwe iri cupa ry'ababyita mu kwira scope virunga bayita virunga iyo ni inywera iyo niyo winywera ntabwo nikunda cyane uvangiyemo akantu kuko no bakanye bakabuza akantu kahe akuma akuma
akarikeri akarikeri niko akarikeri bita kuma. maze iki ni igipende ndi kunywa uravuze ngo kereka bakuvangiyemo akuma. iki ni igipende ndi kunywa aka kabari n'ubwa mbere bwa nyuma nkanywereyemo nazumye akarikeri bakabuze kandi zose bazizaniye rimwe maze kandi mfite n'icaka sinazisubizayo none izi virunga ntabwo zikunda. Ntabwo ukunda virunga ndazikunda kubona zatse nyine bisanzwe ariko biba byiza zimangiyemo akantu. Ubu ushaka agapresiyo ubu nta gapresiyo karimo kuko urugero rwawe nakaba karimo ariko njye ntabwo mbibona. Ako ngo Dabo yigeze agira akabari kitwa 40. Ese wa mugani ko numvise abantu bari kuvuga ngo ufite akabari ngo wagize akabari bavuga ngo ni kuri 40 ako kabari waje guhomba gute kandi ukunda n'utuntu tw'udupresiyo ukuntu byagenze bite? Hari kera Naranywera arashira. hari kera Dabo ndi kubona ukuntu inyama ziri kukuryohera, reka nongere nguhereze ikindi giti ukomeze ugerageze iki giti kikubera igiti. Yabeshe Dabo munsi harya Dabo iki ni igiti koko Kuki bayisigita ahubwo? bizi kabisa ariko bishobora kuba ko ari umubyimba wacu byatumije abakita igiti kuko ingeri nayo bari nini kuko ingeri nayo bari nini wabona bari ukurikije ingeri hafi ingeri y'igiti. None akabari kawe ngo byagenze gute? Ngiducika kure. Ibyo kabari bihimbaza reka tubikubaze kuko watubwiye yuko hari ahantu washinze akabari noneho na n'ubu ngubu izina ryawe riracyahari. ni keza 2017 2018 wari warangije kwiga narangije segonde kwa segonde narangije segonde narangije 2016 nshinga akabari 17 hadita kuri 40 kwa Dabo mu Byangabo. kwa Dabo mu Byangabo kuri 40 nkagera ni Nyamirambo. Uriya muryango ndio kuri Mukarani zibagiweho ziciriweho zibagiweho nako nanjye ngo ziciriweho reka nkunda inzoga ariko nayizo mu mufuka w'ibigori bamaciye naho ni inyama zibagiweho cyaziciriweho zibagiweho Okay. None se kari akabari kari hafi yo muri 40 hafi iwawe ku ntebe y'ingwe bahise ku ntebe y'ingwe byagenze bite Dabo? Mbaza jura mugabo ushobora kunda ibidukikije cyangwa kunda gusura mu pariki nyirabone wabyise naje kubyandikisha ari none se ari wowe nawe ninde wafunze izina mbere hari wowe kuri 40 nawe agashaka ku ntebe y'ingwe hano nawe ninde washatse hano umusaza afite amafaranga ariko nije mutanze mu gakino k'akabari waramutanze nje ataragura cya kibanza ubwacu cyana cyubaka nje nifite 40 yanyu wari ufite 40 yawe kumva nawe urambye mu bucuruzi n'ubwo wahombye. Ese Dabo ukimara guhomba wagiye mu buhe buzima? sibe gukora ibyo nize nyine sibe gukora igifundi nuko nasa nuko n'amabavu ndi umufundi. Ubu ni umufundi nyine se ari ugucuruza no kubaka uri umufundi ugikuye amafaranga menshi n'iki? Ikiza no kubaka byazahirimeje ubundi kuba bitakureba ari byabenye byangwa akabari gashobora guhomba ariko cyangwa business runaka n'ubundi bahora bigorerwa ariko nje bampemba yaje cyo gushize cyangwa umunsi batenye ibintu byo kuvuga ngo uri perfect ku cyagiti cyangwa barakwaka ipatante baraza kukwishyuza. Aya mapatante ni ngombwa kwishyura kuko nyine ni imisoro y'injeza igihugu ariko ibintu byo kuvuga ngo kwishyiraho umugogoro kuvuga ngo ibintu uzabyipeve nje musigaye mbitinya usigaye bitinya. None se Dabo k'ubucuruzi usanga harimo ibintu bya style kandi ukamenyekana cyane ibintu by'ubufundi ukaba usanga bamwe bambaye amasarubeti bakandura amasima ibintu by'ibyondo aho ngaho ubona biriya bintu ari byo sawa by'ubufundi igifundi ni cyiza cyane igifundi cya mbere aho wagera hose wakora igifundi cya kabiri
ntibisaba ko depoza upfa kuba ubizi igihe utakwamanza kwandika impapuro kitabanza gutanga ruswa ugaragaza ibyo uzi baguha akazi hata dabo kazi ni kazi niyo bagupinga uramuga ati njyewe urampima nk'ikiyede ko nkora igifundi yabonye ibyo wakoze ajya saa sitatu ajya saa sitatu wize ubwubatsi cyangwa byaraje gute mu buzima bwanjye ni ubwubatsi mu maraso nyine wize ubwubatsi nize ubwubatsi construction technology ibyo bintu birajyanye construction technology nize mu ishuri rya karindwi mu gihugu rya kabiri mu gihugu icyo gihe ryari rya karindwi mu gihugu gusa sinzi umwaka rihagazemo ngo ryabaga STB Busogo hano haruguru uzamukiye kuri kaminuza kavemo Busogo izanye niyo rya kabiri ryari rya karindwi niga muri 2016 na 2015 na 2014 2015 ubu ni nk'irya 40 hano baravuguruye ahubwo ubwo ni wari twika wowe ko bikaze uko mbikiye ko nk'icyo ko nayibonye dabo ugifunde ubu ngubu ugereranije n'ibyo wize n'aho ugeze ubu ngubu urumva ugeze ku ruhe rwego ku buryo wakubaka na etaje se ubu ngubu etaje imwe se nivo zose washaka uretse ko utaravana mu byangabo ngo urebe uko bubaka ama etaje za Kigali ko wabuze ko utajya Kigali hanyuma izo etaje hano mu byangabo ko ntazihari ari kuri njyana Kigali kugira uti kujya kubaka ayo mazu nose ntiwabuze yuko wiza kubaka uranjana Kigali n'ubundi nkorera 10,000 nkwere 7 sagaze 3 naba mu byangabo nabo ngwabo basenkisa nkahembwa 5 ngasigara 500 ngasigara 500 okay cyumvika nacyo urwarwa rwo mu bihugu bamwe rwo mu byangabo ni make niyo mpamvu atagenda kuko i Kigali icupa rirahenze irunga ari kunywa ushobora kuba igeze ku cyatanu hano uri kuyigura kuri angahe dabo nta mbyanga biri gusatira aho ngaho cyatanu ese ko numva byose ari kimwe no mu muntu ubu ni kwa manga fagitire nje maze amafaranga bigura baguha fagitire ntuse basanze warengeje bantu wariki ntacyo wagutwara simba nazi mwese arizo bamvana mu nda ngo basubirane baguhamagarira ribu cyangwa bakagukubita ntawe urabikora kumva nazi wazinyoye ntacyo wagutwara abantu bose bantwara ikiwe none se bo niba batanze amafaranga bagukubita cyangwa bakagukubita ushobora ko mpamagara uko nyishura muri karitsiye niko ngomba kuyimuha urabona ko hano waje mu kazi gahenze mu kabari bwa mbere kizagura iki gihumbi ariko ubu ngubu byibuze ahantu nzingura muri karitsiye ni icana ujya kumbwira ngo bongeye ijana rirenga 5 wakwita umuntu ahubwo se ubundi Kigali kariyo zivaga ku kibazi henda ndi kugenda uzagura make zirahenze impamvu zihenze nuko ari mu mujyi ukizo watakatone transport nago ni essence bavuze ngo arahenzera essence yarahenze ariko si cyane rese essence ni barenze essence yako nayo babatse nugute bazihenda mu Kigali essence yako nayo babatakaje nako kukibayihenda ho hano mu byangabo kandi mu byangabo oya bagomba nene hano ariko kure y'Kigali yagwa 5 n'byangabo 5 se nako byashoboka none se ubwo hano bace 5 hano kabari urabona ko kageretse ashaza kuva mu byangabo kandi karahenze hano mu byangabo iyo ugiye kureba rero usanga umubare buratandukanye nk'uko ubivuze hepfo hano nabonye mu byaro hariya muri ariya mazu yanyu ntabwo hajyana inzoga n'uyifite hano kuri kaburimbo ngo zigure kimwe cyangwa byakundiye hari hepfo iragura make kuko nta musoro uri butange hano impamvu zihenda ni uko zitanga umusoro ziri ku muhanda ibyo bintu rero babibwira nkawe mwinshi bamubwira ko utekeza icupa ni santimetero 35 kiza zabaye 70
ntabwo ati ngo wisure musubize njyewe ngiye kwishura ngo nishura muri quartier niba utabyemeye ngiye nsubiza amafaranga yanjye ngiye ninkuze n'icupa ryawe rifunze ririmo yanzu urisubize mu kabati kawe cyangwa usubize muri mu cyese cyawe mbese yambwiye ngo ngwari kuzamura icupa ku mafaranga kandi n'ubundi ahandi ihari si imwe si ubwoko bumwe kizeye mbabwetse mbwe niyo nikoreye none bakwishuje bya byicaro wari urimo ibyicaro kandi wari wicaye naho inywa mbagaza ntabwo ati utazambwira inyuma mbagaza ahandi uhagaze naho barahakwishyuza icya mbere uba uhagaze ku makaro niyo mpamvu bagomba no kuhakwishyura iki gihugu ni cyiza wanayima ndi kugenda bari buri kugenda nkagenda nkagaruka ntabwo byemewe abasinzi bo mu muhanda ntabwo bemewe gusindira mu ruhame ntabwo byemewe uhanwa n'amategeko wanyerekana agakara ariko ngenda ndakarana kurosinga ako gakari se bari bukwerekene nk'akaye hano ko ari kuri kaburimbo ariko si byibuze ntabwo wayima nkayigotomera ngatani yiruka nubu nimba ndi gutera kibiki kubi ntantinzaga biragutinza oya ntabwo biguti none si inzoga ndi kubona unakamazemo uracyafitemo ushashaka ushemo kandi gaprecious nibwo ngitangira maze none se wumva gaprecious kakugezeho ni nk'amacupa nk'angaya ayangaya ya Skol Virunga Virunga ntabwo byashoboka wajya numva ngo Virunga iricara akantu uri kumvamo ntabwo byashoboka bisaba kuvangamo akantu uracyashaka kuvangamo akantu kandi n'ubwayo nabwo bifite izindi ngufu sinaba nabanje kuvanga mu rwagwa buragiye kubanza shira abandi bacupa abiri y'urwagwa amacupa abiri y'urwagwa iyo nzivanze niho ziba sawa niho gapresiyo kaza ntabwo ntabwo byavamo ntabwo byavamo kabisa ngatahira hose none se urwagwa ntabwo na kakuma wavuze kare na karikera na karikera ni icyo wavangamo ukavana muri akarikera namenye nka twanguvu tubiri buri cupa nkajyana isukamo kanguvu buri cupa kanguvu marizo kuri cindege rigeze nka mu mbese n'urwango ubunyoye agacupa kamwe kanguvu amacupa abiri ari mu cupa bamwe amacupa abiri ari dabo mu cupa rimwe amacupa abiri mu cupa rimwe ari dabo uzi impamvu bakwise dabo dabiri ugenda igaruka ni dabiri kugenda igaruka bitewe n'ibyo mwaje sui redouble dabo ari kugenda rigaruka niko dabo buriya n'umwana wawe bazajya bamubaza atari ko sha papa wawe ninde ati ni dabo dabo se bisobanura ngo ni dabo head ariko mfite ikibazo uriya mwana nta mutwe afite w'umunini abona yaragupfunyiki byagenze bite cyangwa yaragupfunyiki wabona uriya mugore yaratembeyera wabona uriya mugore yaratembeye byashoboka washobora ngo yaratembeye none se dabo wenda reka nze mubazaho gatoya uremera kunsubiza bose kuko ari wamuzanye wasanze yaratembereye wabibwirwa n'iki wabibwirwa n'iki ari we ntabwo wumvise se ntabwo wumvise ahubwo wumve ko niba yaratembereye abanyarwanda ntubazi wewe ntubazi gusa ibyo bintu wabubesha cyangwa wamuzanye ubwo ni urugero rwa hafi umaze kunywa zino nzoga ukaborosa ukagira tukarya umunyu ukarigata ku munyu nyine mbona kumva ko wanyweye inzoga ntabwo byumvikana se ntabwo bishoboka twe ni system twakoreshaga muri segonderi umara kunywa inzoga ugafata umunyu urugero uriya munyu w'umweru ukawunyunguta wahize ukabicira niyo pasiteri ntabwo yabyumva niyo pasiteri uzabigerageze wumve uzabigerageze wumve burya umunyu uhita wica inzoga ntabwo umufuke ntabwo mu kanwa babyumva ariko gusinda uba wasinze gusinda uba wasinze bigaragara n'amaso kuko ushobora kuba wasindishwa n'ibibazo n'abantu bibazo basindisha noneho tubibwire b'abashoferi batwara imodoka bazajya bava mu kabari batwara imodoka bahite binywera umunyu oya buri gata ku muntu ntabwo ari ukunywa buri gata ku kunyu gakeya kariya k'umweru kunyu gaciye kunyusa wawumira ifuke mu kanwa ivamo itari y'amahoro itari y'amahoro ntabwo yakunda niyo pasitori ntiyayikumva inzoga zabigerageze wumve nawe none umeze
uwumize wagutwara ntacyo ntawe nabwo nawe si uwo kurya usanzwe ntacyo wagutwara kiro yakimera se oya ni kuri gata gake cyane gake cyane none se dabo akandi gacupa buriya wakarenza kuri ibi ngibi umaze kureba byabaye ibicupa byinshi ibaza ibintu uri kumbaza ni ukuri kw'Imana wagombye kuba uri kubaza wa mugabo dufite izindi nzoga wowe nicyo uri kubibaza ndi kukubaza kuko nabonye amacupa yabaye menshi imbere yawe ubona n'aya ngaya ari wowe wagiye ubira none se na kano nakura kamwe mu buzima bwacu sindaye nkose none iyi ni bande bayinyoye ngiyi ni bande bazinyoye inzoga ikozwe mu ntuzama ikozwe mu sironjira muronje none se dabo iyi niko iyi ngiyi yo ninde wayinyoye ko tugusanze hano uri wenyine ushobora kuba ari wayinyoye byose mu nzoga mu buzima bwacu niyo nywa amazi ntabwo nywa inzoga byibuze inzoga niyo muri nzoga za Skol niyo nzoga ni nje nkunda none se mu nzoga za Bralirwa ukunda iyo nzoga nkunda turubo ko bahise turugo nawe ugiye kuzaruta dabo turubo niyo ibinkorera ufite ukuntu wawe ushobora gukora ibyawe ariko njye niyo ibinkorera igukorera umuti se turubo kabisa muri Bralirwa reka najya muri Skol inkingo zingiye none se dabo ari Bralirwa na Skol ukunda iyo ntuzi babyita ibiki ni kampani njye ntabwo njya muri ibyo ngibyo nkunda impaye ntuzi impaye furi nose kuko mbaza ngo Rayon Sport ngo nkuni kuko mbaza inkundi ari ngo mbaza ngo Rayon Sport na APR ngufana iki njye nta nimwe mfana kubera iki mfana itsinzi kuko ari yarushije yindi ibira bintu nibwo bagwanira ngo njyewe n'umufana wa Rayon ngo na APR izi nibiki bagakubita izi nibiki ubwo ibaza uwo mukinyi watsinze igitego harya yahera abana banje jobwe ngo match ikora no kuri ze metero ijana uko njye kambwa ati bano byanga bafata urwago kwa 500 nakumwe rwago zo match zo kazire uwo mukinyi saranyinjiriza uwo mukinyi saranyinjiriza cyaka ese mbona byabyishimo urabikeneye nareba abana bacu bari gukina gusa uri gukina ibikisi ubwo sari gukina ibiki rebe none dabo ntabwo ugira igihugu cy'inzozi zawe igihugu cy'inzozi zanjye ushatse kuvuga iki ahantu wifuza kuzakandagira mbere yo gupfa keretse nko muri Amerika ariko nabyo ntibyapfa kunkundira kubera numva rwose bagaza viza na za pasiporo none za viza mu Rwanda zitangirwa ubuntu none ntabwo ngiye kureba iki muri Amerika si wowe bivuze ko ushaka kujyayo nyine ntagire ayo mafaranga yo kugerayo upangira ikintu ufite ubushobozi kandi kwifuza ni icyaha niko numva bavuga niki wabwira umuntu uzareba kino kiganiro cyawe wenda muturanye wenda mudaturanye uri hanze akaba afite ibibazo runaka akaba yumva yenda kwiyahura niki wamubwira yitonde cyane urarinda wiyahura inzoga z'igikorwa urarinda wiyahura abatetsi bagiteka urarinda wiyahura inzu z'ikigereko tucubaka aziyahura tugiye turya ibiti ejo inzu z'ibiti zavuye zubatswe mu biti haje z'amatafari haje za ruriba haje amagorofa ageretse design zigenda zihinduka uriyahura gute ngo ari kwiyahura kuko umukobwa yamwanze da nta matsiko ufite ariko ko zashingira umwana wawe si byose nta mpamvu yo kwiyahura inzoga zirahari ziri gukorwa niba uyu munsi bakoze virunga ejo n'ubundi ntabwo bari bayifite ejo bazakora iyisumbuye ryoshe kurusha iyi aho kugira ngo ubabazwe n'ibyo bibazo bituma wiyahura babazwa no gutegereza icupa rizasohoka rirutira ntabwo wakoze kubana natwe ugira ibihe byiza n'abandi bari kutureba bose bagira ibihe byiza turabakunda cyane ciao ciao murakoze cyane